Bwana Willy mwiriwe neza. Amakuru mwirirwanye. Yandi kukubona hano waje gukora iki? Naje hano muri conference yateguwe na leta ya Kinshasa. Ni conference yitiriwe kumenyesha isi yuko abakongomani bakorewe jenoside. Nanjye nakoze enregistrement nk'abandi bose bemererwa, mpageze mbanza kwangirwa na bagenzi banjye bo barebaga n'amazina yabo bakabaheza hanze, bavuga ko amazina yabo ari red flag. Ko nabonye hari abari bari mu mazina ya yellow, niyihe mpamvu bayashyizemo? Amazina yabo nyine yabaye suspected, byo nyine amazina gusa, nubwo bari bafite ibyangombwa bibemerera kwinjira nk'abandi bose, bari bafite approval, ariko amazina yabo ubwabo bakimara kuyasoma zavuga yuko kubera amazina yabo bagomba kujya ku ruhande. Nabonye wagize amahirwe yo kwinjira ugeramo imbere, niyihe mpamvu wasohotsemo? Ninjiye ariko nabwo biciye mu ntambara nyinshi, bamwe bagaragaza kumvugira babona mu maso, mu by'ukuri bigaragara ko nta buryarye muri mu maso, barandika ndagenda, cyane ko n'izina ryanjye ryari rigaragara ko mu by'ukuri atari Inyarwanda. Hanyuma barandeka ndinjira, ariko ngira ngo hariho umugabo wari wambonye abona ko njyewe byanze bikunze nteje ikibazo, arankurikirana mu ntebe nari nicayemo, namaze kugeramo ndani arankurikirana, arangije arambwira ati zana telefone yawe, ndayizana. Ariko nabanje kuyimwimaho gatoya, mbona abantu banyuzuyeho, yahimuhereza, akifungura ajya muri galeri, abonamo video ya Fande Makenga. Hanyuma aravuga ati wowe usana Makenga byanze bikunze, na niyo mpamvu ufite na video ye muri telefone. Ndavuga gusana Makenga nta cyaha kirimo, ngende umukongomani w'abakongomani, niyo mpamvu naje guparticipa ku nama y'abakongomani. Nubuhe butumwa watanga ku bantu bameze uku nguku dusa, kuba twanze kwinjira aho perezida wacu ari kugira ngo natwe tugire icyo dutanga? Watanga ubuhe butumwa? Mbere yuko ntanga ubu butumwa, ndagira ngo namenyesha abantu batwumva ko nagiye kubona mbona abantu benshi banyuzuyeho. Mbere yuko nsohoka ndi kubaza impamvu bansohora, kandi nanjye mfite uburenganzira nk'ubw'abandi bakongomani. Birangira icyo banjejije ngo ari uko nsa na Fande Makenga. Ubwabyo ni ikibazo cyanteye kwibaza koko niba twebwe dufatwa nk'abantu muri Kongo. Ubutumwa nagenera abantu bafite iyi sura idashakwa nyiyange, ni kubamenyesha ngo abantu bakwiriye kwihesha agaciro, bakamenya ko iyi sura ubwayo ari ikibazo yanzwe, ko nibatayiha agaciro ngo nabo bayirwaneho, nabo barengere uko basa kugira ngo batazakomeza kwicwa ngo batirwe gufurira buhoro, ko igihe gishobora kuzagera bagashira cyangwa se bakabintatane mu isi bakabura igihugu burundu. Bwana Willy, niba nkumvise neza, biragaragara ko ishusho n'amazina ari byo byateje ikibazo. Mu buryo bugaragara abantu benshi binjiye kandi bakurikije amazina. None nk'abakongomani cyangwa se nkawe nk'umukongomani uturuka mu burasirazuba bwa Kongo, niki wabwira abakongomani batuye mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo basobanukirwe n'ikibazo twahuye nacyo nk'abantu bakomoka hariya? Abakongomani bakomoka mu burasirazuba bwa Kongo, icyo umuntu yababwira ni kimwe gusa, ni uko amazina ndetse n'isura y'umuntu ntabwo bimubuza kuba ikiremwamuntu nk'abandi bose, nta nubwo bimubuza ubwenegihugu bwe. Abakongomani barahamagarirwa kwitandukanya n'ivangura iryo ari ryo ryose, barahamagarirwa kwitandukanya no kureba mugenzi wawe ukabona byanze bikunze watari umuntu nkawe. Barahamagarirwa kugira urukundo no guharanira ubumwe bw'abakongomani no guharanira ubwiyunge bw'abakongomani, bakamenya ko Kongo ikizayigira nziza ari uko izabihuriyemo n'abantu bose bafite ukuntu amasura yabo atandukanye, ariko bose ari ibiremwa muntu, kandi bose biyumvamo Kongo, bose bashaka iterambere rya Kongo, bose bashaka amahoro ya Kongo. Icyo cyonyine kizatuma Kongo itera imbere. Naho iri vangura ryo, by'umwihariko abantu bari muri diaspora bo barasabwa kurirwanya no kubwira isi yuko ikwiriye kudufasha kurirwanya.
Murakoze cyane nubwo mutagize amahirwe yo kwinjira mu cyumba kiri kuberamo inama, reka dutegereze, ariko ubwo turacyakomeje kurwana n'ibibazo dufite. Imana iguha umugisha. Sawa sawa.